nongeye kubasuhuza ni inono+tv ikiganiro ni ukuri kwanjye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza umukunzi wacu yadusabye muri comment yaratwandikiye ati uzatubwire ni gute wafata umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye. Ubwo ngenda avuga ku bashakanye, ni gute wafata uwo mwashakanye, ariko kandi biba bigenda binasa nkaho binahura no kuwo mukundana. Iki kibazo ni ikibazo gikomeye kandi umuntu ashaka kumva ko nyine ari ibintu byoroshye, kuko bajya banabivuga mu maburedo shawa, bakunda umukobwa bagiye gushyingirwa bakabivugaho, ugasanga babivugaho, ariko buriya mu by'ukuri ntabwo abantu bose baba bateye kimwe. Ntabwo ibyo wavugaho uyu munsi, ntabwo ibyo bakubwiye ako kanya umuntu abikubwira gishaka kukubwira nkabikubwira ukabyumva nk'umugabo kandi ari umugabo wanjye kandi kuvuga. Ntabwo rero umugabo wanjye aba ateye kimwe n'umugabo wawe, ahubwo icyo uba ukwiriye kumenya ni ibintu biba bigiye bisa nkaho biri rusange. Ni gute rero ushobora gufata neza uwo mwashakanye? Icya mbere umukuru kwanjye, icya mbere ni ukumuha umudendezo. Sinzi ko ubundi bufite gutanga umudendezo, mbese kumureka akaba we, kumureka nyine akisanzura, ntiyumve yuko kuba yaraje mu rugo ari nka gereza. Hari abantu benshi bari babase urugo ntabwo ari gereza, ntabwo urugo ari gereza nshuti yanjye. Ugomba kumureka ukamuha umudendezo, ukamuha mbese akisanzura, akishima, akabonana n'inshuti ze, akabonana n'inshuti ze za kera. Ntabwo aba yaraje kubana nawe ngo bibe nk'aho aje muri gereza. Ntabwo aba aje i Madrid, kuko imvugo y'ubu babyita, ntabwo aba ari i Madrid agiye, ahubwo aba aje ngo umwongerere ibyishimo, umwongerere umunezero, mwagure umuryango. Ntabwo aba aje ngo abe nk'imfungwa. Murabyumva? Ukamuha umudendezo, akirekura, akaba we, akishima, akanezerwa, akavuga ati umuntu turi kumwe nyine ntabwo ambangamira. Icya kabiri ni ukugira ibanga. Kugira ibanga niba hari icyo mushwaniye ariko ntaragera ku kugira ibanga, hari ikintu kimwe cyaza mbere y'ibanga. Muri ibyo bitanu hari ikintu kimwe cyaza mbere y'ibanga. Urumva icya mbere cyo turakivuze. Icya kabiri ni communication. Ibyo ushobora gufata n'umuntu na communication iba ifite umumaro cyane. Kumumenyesha ngiye ahangaha, cyangwa se nawe ukamuvugisha bimeze bite, akabona ko nyine ukomeje gushaka kumenya amakuru ye, yiriwe ate, ameze ate. Ariko bitari ubu. Mu kiganiro cy'ubushize twarabivuze, atari kwa kundi nyine buri kanya umwandikira message, buri kanya kutasubiza, kubera icyo utari kusubiza, ubwo siri mu kazi, wabona utari mu kazi. Bya bintu nyine abagore babona umugabo yatinze gutaha, ubwo nyine ngo yanataha nk'aho wanamwakira ukamubaza uko akazi kagenze, ugahita umubwira ngo ugomba kuvera mu ndayi. Badamu nshuti zanjye, umugani w'abarokore, dusangiye umurimo. Badamu nshuti zanjye, dusangiye umurimo muri Yesu. Ukimubwira n'abagabo, ntabwo kuba yatinze, ntabwo kuba umugabo yatinze gutaha, ntabwo kuba umugabo aje atinze, ntabwo bivuze ko avuye. Kandi wowe ubivuga gutyo, ikintu kiba kinabaje, wowe ubivuga gutyo uba wirinda urugo. Abenshi turabazi, usanga yiriwe no mu rugo ariko ari guhangayikishwa nuko n'umugabo ari gutaha. Ariko nyamara uvuye mu rugo wabona neza yuko na saa tanu nawe wazitaha, we yageze mu rugo kare. Ntabwo rero gutinda ari egare kuba yagiye mu bandi bagore. Uba ugomba no kumva yuko kuba yaraguhisemo icyo nicyo cya mbere, akaguhitamo mukabana, uba ukwiye kumva yuko nyine nta n'undi mugore yaba ajya gushaka ikise kandi ari wowe yahisemo akanakugira umugore. Ahubwo ukwiye kubigendera, ukabyishimira, bigatuma umwubaha, ukabimwubahira kandi ukanabimukundira.
ukareka kugihita wumva yuko nyine aho umwanya iyo rero ni ya communication rero ibayeho n'ahantu hano uti umugabo wanjye aracyari mu kazi umugabo wanjye ni nacyo kubera ko nyine murimo muravugana nta communication irahari ntabwo uri butangire gukeka ibindi. Icya gatatu ni ibanga, kugira ibanga ibintu byanyu. Niba ushaka kubana neza n'umugabo wawe, ndavuga umugore, niba ushaka kubana neza n'umugore wawe ndavuga ku mugabo, niba ushaka kubana neza wa musore we, wa mukobwa we n'inshuti yawe, icya mbere ni ibanga. Ibanga rirubaka, ibanga rikomeza urukundo, ibanga ufite ibanga nta na kimwe utageraho mu rukundo. Impamvu umuntu aba avuze ngo ibanga riri muri izo nkingi eshanu zishobora gutuma urukundo nyine nabyita ubana neza n'uwo mukundana cyangwa se mwashakanye, ni uko niba ikintu cyose cyabaye cyanyu kiguma hagati muri mwe, hagati yawe n'umugabo n'umugore, hagati yawe n'umukozi wawe, ntawabatandukanya. Yabatandukanya akamenya ibyanyu, tubona ko rero ni ibintu bigenda byuzuzanya. Niba njyewe n'umutware wanjye tugirana ikibazo, tukaza kuza ya communication ikabaho, tukaza kuza tukavuganaho, tukabiganiraho, tukabikemura, bizarangira hagati muri twe. Ariko nihutira ku nshuti yanjye cyangwa se muri umuryango wanjye, nkavuga nti umutware wanjye meze gutya no ibyo ngibyo nibyo bintu bitangira kuba byasenywe, kuko buri wese akugira inama bitewe n'amarangamutima ye. Nshobora kugira n'ibyago nkabibwira umuntu nawe ufite igikomere ku bintu bijyanye n'ubu, sibyo, agahita ambwira ati ntabwo icyangombwa ntabwo ari kuba yagusuzugura, yigusuzugura, ufite nawe kuba wagenda ukajya hari ukibana, yikwereka yuko ari ugutunze, akakubwira nyine ibintu byinshi bitewe n'ibyo nawe yaciyemo, sibyo, bikamukomeretsa, bigatuma nyine atanyura umurongo. Ugasanga rero ushobora kuba wamugenderaho kandi bitari bikwiriye. Icyiza rero ni uko nyine wumva ugira ibanga ukabigumana hagati yanyu, ubundi ukareka niba mwashwanye ugatuza, umujinya wawe ugashira, mukaza kugira igihe cyo kuganira mukabikemura. Ibyo ni bitatu vuze. Ikindi, icya kane gisa nkaho gitandukanyeho cyane n'abashakanye n'abatarashakana, aho cyo kiratandukanye cyane kubera yuko abatarashakana ntabwo baba babyemerewe, sibyo. Niyo mpamvu hari uyu mushuti wacu yatwandikiye akavuga ngo nyine ku nshuti cyangwa se ku bashakanye, bishatse kuvuga ngo ni hahandi ku nshuti hari ibibareba bisa nkaho tubihuza, kuko communication twayihuza, kugira ibanga twabihuza, ariko nyine hari nk'ibyo tutahuza kubera ko nyine baba batarabyemererwa. Niyo byabaho nyine kubw'impamvu zabo zihariye, ariko ntabwo byabaho nk'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore rero icyo kindi nacyo gishobora gutuma wavuga kuri kwita ku muntu mwashakanye, yaba umugabo cyangwa yaba umugore, byanga bikundana bivuga gute kugira ngo abana batatwumva, na gahunda za hariya bikaba ari uko mbivuga, na gahunda za hariya ziba zigomba kubaho kandi zikabaho mu buryo butari ugushakisha, ariko ariko mbyita, ahubwo cyangwa se butari nk'inshingano, ahubwo buryo ngirana, ntiwumve yuko hari umwe runaka ubigonga, ahubwo ko mwese hamwe mu ngombwa kandi mukwiye kubifata nk'ikintu cyo kubahwa, kuko mwese ni ibintu mwese mukenera, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo hari uduco abamama tugira tukumva yuko wenda ari igikorwa twebwe ugasanga nk'umumama afite njyewe rwose iyo yandakaje nta nubwo nshobora no kumugenza gusa,
ariko ntabwo uba wirengagije yuko ari igikorwa ngirana. Kiriya ni igikorwa ngirana, ntabwo ari igikorwa gikorerwa umuntu umwe ku giti cye, ni igikorwa mukorana mwembi. Ntabwo rero mu mutwe wacu dukwiye kumva yuko kuba nta kintu wakoze mbese wahinnye umugabo, ntabwo wamuhinnye kuko nawe uri umuntu, ntabwo aba ari igikorwa cy'umuntu ku giti cye, ni igikorwa twabyuriyeho twese. Rero hari igihe nyine abamama nyine twibeshye kuri icyo kintu, twumva yuko nyine niba umugabo yakurakaje nyine ebana nawe turi umumishe nuko biri bugende kuri, kandi mu by'ukuri icyo kintu ni ikintu tuba dukwiriye kwitondera, kuko nawe nk'umugabo ndabivuga nk'umugabo nawe ikintu aba akwiye nawe kwitaho, kuko ni ikintu gishobora kugaragaza ko umuntu yitayeho, yaba uri umugabo cyangwa se yaba uri umugore mubana, ni ikintu kiba gikwiriye kubaho, kubera yuko nyine ni ukwagura umuryango, ni ukwishima hagati mu bashakanye, byanga bikunda bikwiriye kubaho kandi bikabaho mu buryo mwembi mwishimiye, atari ukuvuga ngo ni ukuzuza inshingano. Ntabwo iryo jambo rikunda kubaho, ariko ntabwo ari ijambo rikunda mu maburegisha. Niyo mpamvu njye ikiganiro cyashize kizigeze kuvugaho, niyo mpamvu nemera nkayemera, kubera yuko niba umuntu aza akakubwira ngo hari umuyaga mwinshi, niba umuntu aje akakubwira ati ngo niyo ngo mwaba mwarakaranyije ngo ni inshingano zawe ngo kubikora, ngo ugomba kubikora, ntabwo kiri ari igikorwa gikorwa umuntu yarakaye. Niba umugabo ashobora kurakara ntibishoboke, cyangwa se afite stress, cyangwa se arwaye, cyangwa se afite iki, niko nawe niba utishimye ntabwo ari ibintu ufite kuba wakwishora muri bintu. Niyo mpamvu ni ibyo kuba mwishimye. Rero urumva ni ikireba abagabo n'abagore, ni ikireba abashakanye, ubwo ni ingingo ya 4 ireba abashakanye. Ikindi mu buryo bwo kwita ku muntu ukunda cyangwa se ku mugore wawe cyangwa se ku muntu bashakanye, harimo nyine impano. Nivuga impano, ntikumve yuko mu gihe udafite amafaranga icyo kintu kiba kikureba. Ntabwo impano rwose zisaba ngo ube ufite ibya mirenge, nta nubwo bisaba ngo ube ufite amafaranga. Impano ntabwo ari ngombwa ibintu bya hatari. Hari urugero nyine abantu benshi bakunda guhurizaho ngo niba uri kumugura abagabo tugatinda ikintu cyose kibayeho kuko utungura umuntu. Ushobora no kutamuha impano, tuvuge wenda n'umugabo n'umugore n'abashakanye, tuvuge umugabo, wowe mugabo uvuye mu kazi, umugore wawe nta nubwo wenda azi guteka, uratashye kandi umugore wawe atarava mu kazi, uragiye uratetse, uramutekeye. Tuvugisha ukuri badamu nshuti zanjye, uje ugasanga umugabo wawe niwe wateguye ameza, wabyumva ute? Ni ibintu nyine uhita wumva, kubera ko atari ikintu kiba kimenyerewe, reka mbyite wenda mu banyarwanda, sibyo? Kuko atari ikintu kiba kimenyerewe, kuko wenda hanze y'igihugu ho biba bibaho, hanze y'u Rwanda, ariko kuko atari ikintu tuba tumenyereye inaha, ni ikintu nyine uhita wumva yuko ari ikintu gitangaje, ni ikintu nyine kigutunguye. Gusa hari abo bibaho kenshi, ariko nabwo ntibyabuza yuko bitewe n'umuco twifitemo yuko nyine umudamu aba ari ukwiriye gukora, ntibyabuza yuko nyine umudamu byamushimisha. Tuvugana no ku mudamu, ntabwo wenda umudamu nta mafaranga afite, nta n'akazi afite, simbizi muri komenti muzabimbwira, njya mbabona mukomantinga abadamu bagenzi banjye kandi ndabashimira cyane. Hari ukuntu tuba tugiye dufite nyine udufaranga twagiye nyine dukura, twasanzwe duhaha, dutanga wenda mu bidina runaka, ariko muri turizina amashyirahamwe, ntabwo nyine byanga bikunda umudamu ntajya abura udufaranga nyine duke agenda abona ahantu, gusa hari n'uyabura. Ntabwo ibyo nabyo nabihakana, hariho igihe kigera nyine umuntu akabona amafaranga, ariko niba wabura amafaranga burundu, nawe n'ibyo ngibyo wabikora. Ushobora kuba uzi yuko umugabo wawe wenda akunda amafaranga, cyangwa se akunda wenda imvange, kuko abagabo benshi ndabizi barazikunda, ukaba uzi ko
azikunda kandi wenda mudakunda kuziteka ukunda kurya umuceri ukunda kurya nyine ibintu nyine tubona bihoraho amakaroni kugira ngo uzabone mwatetse imvange ni gake cyane nka kabiri mu mwaka icyo gihe ukazimutekera rwose wazitayeho wazihaye umwanya ukazimutekera agataha ni ibintu nyine bishobora kumushimisha kandi amafaranga nyine byo kuvuga ngo ufite amafaranga y'ikirenga ushobora kumugurira iyo myenda ushobora no kumumenyereza rero nawe byanga bikunda bafite kwambara ariko ashaka kumenyera yuko umugore we nyine niwe umwana ukamwambika neza vema ukamwitaho hari ikintu kimwe nshaka ko tuzaganira ku kintu kijyanye n'uburinganire abantu benshi twacyumvishe simbizi ku giti cyane twacyumvishe ntabwo uburinganire njye numva bavuga ari ubwo kuba umudamu yazamura ubwo Gute bifise abadamu bagenzi banyine bambabarire ariko ntabwo ari cyo kugira ngo tuzamure umutwe twumve yuko nyine turi ku rwego rumwe sibyo niba turi abakristo tuzi Bibiliya niba umugabo ari umutwe twe tukaba umutima w'urugo ni ibintu bitandukanye still umugabo azahora ari hejuru yacu natwe tube nyine umutima w'urugo ntabwo rero nzumva yuko kuringanira ntabwo ari uguhangana kuringanira njyewe mba numva ari ukuringanira nyine mu mashuri kuko batozaga kwiga igitsina gore hakundi twaburaga akazi hakundi hari imirimo twabaga duhejwemo twumva ko imirimo ari iy'abagabo hakundi nta mugore washoboraga kuba yakurira inzu ngo yubake ibyo nibyo mba numva ko twaringaniye kuko umugabo azurira nanjye nurire twubake twese umugabo azaba umunyamakuru n'umugore w'umunyamakuru mbese nta kintu nta murimo umugabo yashobora umugore atashobora n'umurimo umugore yashobora umugabo atashobora numva ngewe ngo ubwo buringanire apana byari byo kuvuga ngo mu rugo ngo uburinganire mu rugo ngo ibiki ngo niba ngo ntetse ngo yoze amasahane ngo niba yabikora ibyo byose birakaye ariko ntabwo ari bwo buringanire dukwiriye niba koko urukundo turuzi niba koko tuzi yuko ntabwo nyine mba mbyumva tuzabigirira umwanya wabyo iki cyo nzanagitumiraho abantu tugikomantiyeho cyane kugira ngo turebe uko nyine abantu babyumva gusa nyine ni ibyo bintu bitanu twavuze kandi rwose ibyo bintu nubikora uko twabivuze ni ibintu bizatuma ubana neza n'umuntu mwashakanye kandi nyine agahora nyine anezerewe kubw'urukundo nyine umukunda gerageza rero kuba mwashakanye rwose kandi umwereke yuko niwe mahitamo yawe niwe wahisemo niwe wamurikishije abandi niwe urukundo rwawe niwe ukwiriye ibyiza niwe umuntu mukundana umuntu mubana noneho wemera ukajya kumanikira ukuboko ukavuga uti tuzabana mu bibi no mu byiza tuzabana tuzatandukanywa n'urupfu ntabwo aba ari umuntu usanzwe ni umuntu wo kubaha ni umuntu wo gukunda ni umuntu wo kwihanganira ni umuntu wo kwakira kandi urukundo nyakuri ntabwo urukundo nyakuri rureba ngo hari iki nta n'ubwo urukundo nyakuri ruza ruje kuguhindura urukundo nyakuri ruza ruje kukwakira uko niba ngusanze hari ingeso runaka ufite ntabwo biba bikwiriye kuvuga ngo niba ufite ingeso muhise nkwanga kuko wamukunda ntabwo nyine uba ukwiye kumwanga ngo kubera ko utabizi gusa kuko urukundo nyakuri rwakira umuntu uko ari rero ndabashimiye kandi mbikuye ku mutima nshimiye mwese mukomeye kuduha comment kandi mbasaba mwemutera gukora subscribe tugakomeza nyine tukagerageza gukomeza guharanira ko twavuga twakora ku rukundo ku buryo urukundo tumenya neza urukundo ni iki tumenya neza uburyo ki dukwiriye kwita ku bantu dukunda tumenya neza uburyo ki dukwiriye gukomeza urukundo kugeza ubwo nyine tuzabona ko dufite kuba dufite urukundo rutagize ikintu na kimwe dushingiyeho byandi bajya bavuga ngo bikarangira dusize isi ari nziza kuruta uko twayisanze ikiganiro ni ukuri kwanjye ni inono+tv
ciao.